ubutumwa ngiye kubabwira nabugejejweho n'umwe mu bafana cyangwa se abakunzi b'ibiganiro byanjye. Yatangiye agira ati hello, inama z'umunsi ukora ziranyubaka cyane, sinzi niba nanjye nazaguha inkuru yambayeho ukazayikoramo inama y'umunsi. Nanjye ubwo ndamubwira nti nta kibazo, ubaye ubishaka wambwira. Yatangiye agira ati mu mezi abiri ashize nakoze mariage, ubu ndi umumama ushima Imana. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 tariki 10 ukwezi kwa gatandatu, hari mu masaha ya saa 9 zishyira saa 10 z'umugoroba. Mbere y'uko uwo munsi wababaje umutima wanjye ugera, hari intangiriro yawo. Nakundanye n'umusore, yewe mvuze ko mubabayeho bose n'abazabaho ntawe nakunda nkuko nakundaga uwo musore, ntabwo naba mbeshye, kuko namukundaga cyane ku buryo numvaga nanjye kumubura umutima utari bubyakire. Ariko siko byaje kugenda, burya koko umutima ujya udushuka. Uwo musore mu by'ukuri nabonaga nkunda, bya bindi tutabasha twembi kubonesha amaso yacu. Byinshi byanyerekaga ko nkunda koko kandi nanjye mukunda, ariko amaso yaje kunshuka, umutima urababara. Igihe kimwe uwo mukunzi wanjye yari afite isabukuru y'amavuko, nuko numva umukunzi wanjye ntamukoreye surprise ntaba ndi umuntu. Naje gutegura uwo munsi, ndetse niyambaza inshuti zanjye zari zizi ibyanjye n'uwo musore, nanone kandi niyambaza inshuti ziwe zizi umubano wacu. Umunsi twawuteguye neza, ariko hagati aho hari umukobwa wari inshuti yacu twembi, nuko mwiyambaza mu kumfasha kugira ngo uwo munsi uzagende neza, nzahatambukana umucyo. Niwe nabazaga ntese nazamuha iki muri gift, buriya nazamupfunyikira iki cyaba ari sawa. Ubwo umukobwa aramfasha rwose, akambwira turamutse ukoze iki, uramutse umuhaye iki byagenda neza, yakwishima. Umukobwa mfasha buri kimwe kugira ngo uwo munsi uzagende ibintu byose biri ku murongo. Nakoze iyo bwabaga ngo nzanezeze umukunzi wanjye, ntegura impano zirenze imwe, ndikokora pe. Uwo munsi warageze ndetse bigenda neza nkuko twagiye tubipanga. Haje kugeraho umwanya rero bati nubwo uyu mwana yavutse ari umugabo, natwereka uwo akunda cyangwa se umukunzi we. Abaraho bose ninjye bari bazi nk'umukunzi we, birumvikana. Umusore ubwo aramwenyura ati umukunzi wanjye ari yizi, nahaguruka aze yicare muri uyu mwanya, ndabizi niwe mwawuteguriye. Hagati aho sinzi ikintu cyampugije akanya gato, nashidutse wa mukobwa wa wundi wari inshuti yacu twembi, wa wundi nabazaga nti tuzabigenze gute. Umwe nabazaga nti niyihe gift, naho umukunzi wanjye niwe wahagurutse mu mwanya nagombaga guhagurukamo, niwe wagiye yicara muri ya ntebe nagombaga kwicaramo. Nibajije niba ibyo mbonye ari ukuri cyangwa se ndi kurota. Abaraho bose baratunguwe bati se wowe mwatandukanye ryari? Inshuti zanjye ndetse na zimwe z'inshuti ze kwihangana byaranze, bamwe muri bo barasohoka baragenda. Nari wa muntu ugira umutima woroshye, ariko uwo mwanya nagize umutima ntigeze ngira. Nasabye Imana ngo indinde gutirira n'igitonyanga na kimwe kirira imbere y'umuntu nkojeje isoni bene ako kageni. Inshuti zanjye n'agahinda kenshi bata umwanya wataye, amafaranga yahangirikiye yewe utegura ikirori, none reba ibintu agukoreye. Batize impano ntuzimuhe bana. Narababwiye ntizi impano nizo namuguriye, ngomba kuzimuha ku munsi we w'amavuko, agomba kwishima. Nkuko nari mbyiteze, MC yampaye ijambo, mbifata nkaho ashaka kunserereza, ariko narakomeye mu mutima. Ndahaguruka ndagenda mvuga mu ijwi rituje rizira ikiniga. Ndavuga nti twese uko turaha turishimye ku munsi nk'uyu w'isabukuru y'amavuko w'inshuti yacu, mwifuriza ibyiza byinshi mu buzima bwe. Nibyo navuze, ndatambuka nsubira kwicara. Hagezeho umwanya wo gutanga gift, narahagurutse ndagenda muhereza impano zose nari namuteguriye. Za gift zose ndazimuha, ndamuhobera mwenyura, ndetse n'uwo mukobwa mwifuriza amahirwe masa mu rukundo rushya. Abari aho bose bata umutima wawe umeze gute? Umuntu agukoze isoni bingana kuriya ukavuga n'ijambo, erega nta n'isoni ugatanga n'impano. Bamwe bati ngewe iriya ji kari agakobwa kanywaga mba nayikamennyeho.
abandi nabo bati cyokora urantunguye njyewe mba nakubise ririya shyano. Abandi nabo bakambaza bati ko wagiraga umutima woroshye, umutima wibuye ninde wawugutije? Ngiyo mba wowe nta nubwo nari kuguma nicaye hariya, mba nahise nsohoka. Ndababwira ntiyo umuntu akubabaje anezezwa no kubona ko wababaye kuko ari byo yakwifurizaga. Umutima wanjye wari wababaye ariko sinabisohoye nyuma y'ikirori. Cyararangiye ndataha ntura agahinda uburiri bwanjye. Ya marira yose ntasohoye wa mwanya bari bamaze kunkoza isoni nibwo nayasohoye. Ka gahinda nibwo nagasohoye. Ariko hagati aho wa musore yaratashye nawe aragenda, niba yarasubije amaso inyuma simbiza, akareba buri kimwe cyose nateguye ku munsi w'amavuko ye, kareba impano zose namuhaye, ariko akabona ibyo yakoze ahari bitari bikwiye. Yaraje azana n'umusore wari inshuti ye magara. Namukubise amaso, byari mu masaha ya 2 zishyira 3 z'ijoro gutyo. Araza araturika ararira imbere yanjye, mubaza impamvu imuriza. Ndamubwira nti burya nanjye sinarize. Ubwo watinyukaga kumbeshya ukantesha igihe ukagera naho kunsebya imbere y'inshuti zawe ndetse n'izanjye. Umusore ansaba imbabazi, ndamubwira nti wari ukwiye kuzinsaba. Ikosa ni iryanjye wemeye kugukunda. Iyo ntagukunda ibi ntabwo byari bumbeho. Uwo mwanya hari nibwo yabonye ko namukundaga by'ukuri, ariko akaba yarabitesheje agaciro. Nanjye nibwo nasobanukiwe ko wa muntu kugambanira burya atari uwakuri, ari umwe mu bari hafi yawe. Ubu nibwo butumwa umukobwa ntari buvuge mu mazina yangejejeho. Nyuma y'iyi nkuru ye yanyibukije indi nanone y'undi ngiye kubabwira, nawe wahuye n'ibitaramworoheye. Uyu mukobwa yitwa Ana. Yamaze imyaka itari mike abizi neza ko umugabo we amuca inyuma, ariko ntamwereke ko abizi, ndetse akitwara mu buryo busanzwe nkaho nta cyabaye. Ariko ku munsi w'isabukuru y'amavuko y'umugabo we, umugore yaramutunguye bikomeye. Wakwibaza uti byagenze bite rero? Natangiye gukeka umugabo wanjye amababa, kuko numva twarabanye twishimanye gusa mu myaka 7 ya mbere. Nyuma y'iyi myaka rero kwihangana byaje kunanira. Uko nkomeza kurwana n'umutima no guhisha ko mbizi, bikarushaho kumvuna no kundemerera, bigakomeza kumbuza amahoro kumva ko umugabo wanjye yitaba telefone mu buryo buzimije, ndetse namubaza uwo bavuganaga ntatinye kumbeshya ndeba mu maso ambwira ko ari nyina. Mu by'ukuri siniyumvishaga icyo umugabo wanjye atekereza ku bibazo namubazaga, cyangwa hari dawe yumvaga ko ibyo binyoma bye mbyizeye. Yatangiye kujya ataha atinze bwije mu masaha y'ijoro cyane, byantarimba akanarara y'ijoro ryose. Avuga ko yarahuze, yarafite akazi kenshi. Nyamara inshuro nyinshi nahamagaraga kuri office, sekreteri we akambwira ko yasohotse muri biro, avuga ko atashye kare cyane. Rimwe na rimwe akambeshya ko yaciye mu iduka guhaha, nabahamagara bakambwira ko nta credit card cyangwa se ATM y'amazina y'umugabo wanjye yakoreshejwe muri iryo duka. Nanagerageza kubaririza mbarangira isura y'umugabo wanjye, bati nta muntu usa gutyo wahakandagiye. Inshuti yanjye imwe rukumbi nizeraga naturaga ibibazo by'urugo rwanjye yarambwiye iti rekeraho gukomeza gukeka umugabo wawe. Ushobora no kuba wenda umubeshyera, ashobora kuba yaragize akazi kenshi koko nk'uko abikubwira, cyangwa nta wamenya guca inyuma. Wowe shaka detective, azakunekera, azakubwira ikijya mbere koko iyo nama y'inshuti yanjye narayumviye, kandi koko ntibyatinze mbona gihamya nyinshi cyane zinyereka ko umugabo wanjye anca inyuma. Nagerageje kubyihanganira amezi atari make, ariko nanone atari menshi cyane, kuko kubika iryo banga icyakubwira uburyo biremera ndetse binababaza umutima gukomeza kubika ibanga ukemera ibinyoma by'umuntu nyamara uzi ukuri kose. Wa mudetektive niyambaje yaranekeye kugeza ubwo anambwira ko umugabo wanjye yitegura guserebura cyangwa se kwizihiza umunsi w'isabukuru y'amavuko ye nta famiye yihari, nta bagenzi be bo mu kazi, ahubwo ari kumwe na yancurekeye. Kandi nibyo koko mu buryo butunguranye, kubw'impanuka naguye kuri champagne n'ibirahure 2 byari mu modoka y'umugabo wanjye, ariko nijijisha nkaho ntacyo nabonye, kandi koko nawe ntiyamenye ko nabibonye. Mbere y'iminsi
iminsi 3 ngo umunsi w'amavuko ugere nabwiye umugabo wanjye ko noherejwe mu rugendo rw'akazi mu mujyi wari kure gato n'uwo twari dutuyemo. Mubaza niba ntacyo bimutwaye kuba ntazabasha kwifatanya nawe ku munsi w'isabukuru y'amavuko ye. Umugabo nabonye abyakiriye neza ndetse abyumva vuba cyane. Ambwira ko n'ubundi atateganyaga kuwizihiza ahubwo yateganyaga kuguma mu rugo gusa akaruhuka dore ko amaze iminsi afite akazi kenshi. Icyabaye nanjye ntaho nagiye. Urwo rugendo nta rwari ruhari. Sinatirimutse mu mujyi na gato, ahubwo nagiye ku nshuti yanjye abariho mari iminsi mikeya yaburaga ngo isabukuru igere. Icyo nakoze noruganije ikirori gikomeye bucece, ntumira ababyeyi be, bashiki n'abakuru be, ntumira inshuti ze n'abakolege be bo ku kazi bose, ariko mbasaba kubika iryo banga kure kuko nashakaga ko azatungurwa bikomeye. Nasabye nyina kumutegurira keke nziza cyane nini ishoboka umubyeyi wese yagenera umuhungu we ku isabukuru y'amavuko ye. Kandi ndabizi iyo bitaza kuba iyo situation buri mugabo wese yakwifuje kwitabwaho bigezaho. Umunsi rero nawo ntiwatinze kugera, ubwo bose twahuriye hafi y'iwanjye nk'uko twari twabipanze, ariko tuza bucece ku buryo nta muntu washoboraga kumva imirindi y'umuntu n'umwe. Twahuzaga amaso tugaseka, buri umwe arimo amwenyura yibaza uko bigiye kugenda. Mama w'umugabo wanjye mabukwe yishimye cyane atwaye urukeke rumuruta ubunini mu ntoki, keke y'umuhungu we w'igikundiro. Nafunguye urugi nkoresheje urufunguzo rwanjye, twinjira twomboka gahoro gahoro nta n'inyoni isakuza. Nazinduye abantu bose yarubika mu gitondo cya kare kuko nashakaga gutungura umugabo wanjye mu gitondo hahandi yari akiryamye. Nakinguye urugi rw'icyumba, abandi nabo bari inyuma yanjye bose bahita baririmbira icyarimwe bati happy birthday to you, neza neza nkuko nari mbyiteguye. Umugabo wanjye ntiyari wenyine, yari ari kumwe na yancorekeye mu buriri. Mama we yaratunguwe, yahise amujugunyaho rwa rukeke yaraje yikoreye rumushengura. Papa we yaramukubise habuze gato yatabawe n'abasore b'ibigango bari hafi aho. Baramutangiriye gahoro gahoro, uko amaso ya buri umwe atunguwe n'ibyo ari kubona, bagiye bamanura ibiganza byakomaga amashyi bamuririmbira ngo isabukuru nziza y'amavuko. Ako kanya habonetse agahe k'umutuzo udasanzwe. Iki nicyo bita kumiro mu Kinyarwanda. Mu gihe abandi bose babaye shocked ku byo babonye, muri nge nari ndimo mwenyura. Icyagusogongeza ku buryohe bwo kwihorera ngo wumve uko bumera, nubwo nabwo budatinda. Ubwo wa mugore bari kumwe mu gitanda yarwanye no kwihishahisha, ashakashaka imyenda yo kwambara, abyigana anyuranyura mu bantu ahunga ngo hatagira umukubita. Buri wese yamuteye icyo yari afite mu ntoki. Umugabo wanjye ikimwaro cyari cyose. Ndatekereza iyo ariyo gift, impano y'umunsi we w'amavuko atazigera yibagirwa na rimwe mu buzima bwe. Inama y'umunsi. Ubu ndabizi bamwe muri mwe muri kumva uyu mugore yararengereye, yaroverreactinze, yarakabije, nyamara ntimwumve ko umugabo we yakabije, ari we wateye umugore we kwihorera mu buryo bukabije. Ese kuki twaba babihemu bigeza aha, kugeza ubwo dutera umutima mubi wa kinyamaswa abo duhemukiye wo gushaka kwihorera mu buryo bukabije? Inkuru y'uyu mufana cyangwa se umukunzi w'ibiganiro byanjye, we ntiyihoreye, yaramuretse agenda mu mahoro. Ariko uwa kabiri we yarihoreye. Isomo nashatse kubigisha riri muri izi nkuru zombi mbabwiye, nuko buri teka uko uhemukiye umuntu atari buri wese uzagusiga amahoro. Hari ushobora kwihorera mu buryo bukabije. Be careful. Yes, mu masegonda make nsigaranye reka mbanze mubwire kuri Didion. Uyu mugabo muramuzi yitwa Paul Walker, yarapfuye
yapfuye. Urupfu rwe rwanababaje abantu benshi cyane. Rero uyu mugabo yibwa imodoka zirenga 30, ibaze imodoka zirenga 30 zose zaribwe mu masaha 28 gusa. Urupfu rwe rukimara gutangazwa, hari abantu badafite impuhwe, ahubwo bashaka ko bamwe bapfa kugira ngo baprofite ibyo bari batunze. Imodoka zirenga 30 zaribwe mu masaha 28. Urupfu rwe rukimara gutangazwa, ushobora kuba utarunazi ko afite imodoka zingana gutyo. Did you know? Ni ibintu utaruzi.